Haramutse neza abanyamuryango dusangiye umushinga wa Quantum Wallet. Abantu benshi nabonye banditse muri groupe, nanjye hari icyo nashaka kuganira kuri mwebwe kugira ngo mbaganirize neza. Ndagira ngo mbabwire ko uyu mushinga ntimufate nk'umushinga uciriritse, mufate nk'umushinga mwamenye ukomeye nk'uko mwamenye ayandi makoini yagiye aristinga akaristinga neza. Uyu mushinga rero wa Quantum Wallet, iyi ATU coin, aba bantu bubatse iyi systeme bayubatse mu buryo bukomeye cyane budasanzwe, bayubakana imbaraga zose. Ngira ngo hari akavideo mwabonye buri wese avuga umushinga awusobanura neza ku rwego rwo hejuru mu bantu bawubatse, avuga n'icyo ari cyo kugira ngo mubyumve neza. Rero ntimubone ibihugu bimwe na bimwe cyangwa se njye navuga ko ari amabanki amwe n'amwe yo mu bihugu bya Aziya atangiye kujya akora utuvideo nka turiya. Ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye nuko baba bafite amakuru. Buri ikintu cya mbere ni amakuru, nuko iyi business twinjiyemo cyangwa se uyu mushinga tumazemo igihe tumayininga, kandi navuga ko tumazemo igihe kinini. Abantu bawubyaje umusaruro kuva utangira n'ubu turawucyawubyaza umusaruro. Buriya iriya navuga ko ari nka promosiyo bashyizeho yo kugira ngo buri muntu wese abashe kwitekerezaho, cyangwa buri muntu wese agira aho ava n'aho agera, cyangwa se umucukumbuzi mu ikoranabuhanga agire icyo yarema mu buzima bwe. Ni ukuvuga ngo rero ngewe icyo navuga kuri uyu mushinga, ndabona uyu mushinga uri kugana heza, uri kugana heza ku rwego rwiza, uri kugana heza ku banyamuryango. Mwibuke ko hari igihe cyavuzwe ko hari igihe abantu bazagera igihe bagakira, abakire bakajya munsi y'abakene. Rero navuga ko umukene wese ubasha kumva Quantum Wallet cyangwa se uyu mushinga wa Quantum Wallet yabasha kuwugana ku bushobozi bw'iwe afite, akawinjiramo n'ubuzima bwe bwose kugira ngo ahindurirwe amateka. Njye muri systeme yanjye cyangwa se mu busesenguzi nakoze cyangwa se mu bugororangingo nakoze, nuko namaze kubona yuko iyi systeme ni systeme izakomera kuruta n'iyi payi yubatswe ku rwego rukomeye cyane. Iyi Web3 aba bahanga iyo bayubaka mbere yuko payi yubakwa, cyangwa bakayishyira hanze mbere yuko payi yubakwa, kuko yubatswe ibyo systeme mbere. Iyi systeme yubatswe mbere yuko payi yubakwa, kuko yubatswe 2018, ariko iyo ijya hanze mbere yuko payi ijya hanze, ndakeka uyu mushinga umaze kugera ku rwego rwiza cyane. Kandi urumva igihe cyo kugira ngo bitonde bubake ibi bintu byabo, bava icyo gihe cyose bubaka kugeza iki gihe, nuko bari bafite systeme cyangwa se bafite ibindi bintu bibari inyuma byo kugira ngo bubake umushinga neza bitonze, bawubake ku rwego rwiza bitonze, noneho uzajye hanze ugirira abantu bose bawugannye umumaro. Rero nge ku nama yanjye cyangwa se ku busesenguzi bwanjye nakoze, cyangwa se ku bucukumbuzi bwanjye nakoze, nuko buri muntu wese ukennye ubasha kuba yabona amafaranga yagana abafite ubushobozi cyangwa se abahanga muri iyi systeme bubatse, badevelopye uyu mushinga, bawinjiyemo bakawumenya. nk'aba ambasaderi tubona hano ku mbuga bagiye batsindira kuba abambasaderi, bakabaganiriza bakabagira inama, bakinjira muri uyu mushinga ku rwego ruri hejuru, kubera yuko biravugwa yuko, ku makuru yanjye nifitiye atari kure, biravugwa yuko ku rwego ruri hejuru iyi systeme nimara gusohoka ikajya hanze nk'uko babyanditse muri roadmap yabo, buri muntu wese wari ufite ubushobozi bwo kuba yagura iyi coin, cyangwa se wari ufite ubushobozi bwo kuba yakwinjira muri iyi systeme, azarira amarira atazigera ahozwa. Kandi ntimutegereze ko hari undi mushinga uzaza wubatse nk'uyu nguyu. Nta n'umwe, nta n'uzabaho, kubera yuko umushinga wose
wubatswe muri iyi sisiteme, ntimuzategereze pe muvuge ngo hari undi mushinga uzaba wubatse nk'uko Quantum Wallet yubatse. Ntibishoboka na gato, kubera yuko ibigo by'imari, abashoramari benshi, abantu benshi bafite ubushobozi bazaba bamaze gushora imari muri iyi sisiteme. Icya mbere cyo mumenye yuko umuntu arafata miliyoni 100 akajya mu Bushinwa, akagenda akinjira mu ruganda bakamukorera design ashaka, akayizana mu gihugu cy'agacuruzi, akamara iminsi 14 muri hoteli yo mu Bushinwa bamukorera ibyo ngibyo, akaza bamaze kubikora agategereza ko delivery izamugeraho. Ubu tuvugana rero ukuntu sisiteme yubatse cyangwa se uko ubikoranabuhanga ryubatse muri iyi Quantum Wallet. Ntabwo ibi bizasaba gutega indege ngo ujye i Burayi, ntabwo bizasaba gutega indege ngo ujye mu Bushinwa. Aha bizasaba gukora bitewe n'amafaranga yawe ufite, ushoremo winjize bitewe n'ubutunzi bwawe ufite. Rero nge nagira inama y'abantu bakennye cyangwa se abantu bafite ubushobozi bukeya kwinjira muri iyi sisiteme, bagashyiramo amafaranga, bakagira aho bava n'aho bagera, kubera yuko ubundi bavuga ko abantu benshi bakunda gupinga ibintu, ariko umuntu ukunda kugerageza amahirwe yose ashobora guhirwa 90% kuruta wa muntu udashobora kugerageza. Rero nge uko mbyumva, nkurikije uko uyu mushinga twawutangiye nuko twagiye tuwurya nuko twawusoromye, nta sikamu n'imwe irasohoka yubakitse nk'uko uyu mushinga wubakitse. Nta n'irabaho mu isi y'ikoranabuhanga yubakitse nk'uko uyu mushinga wubakitse. Rero n'iza bitcoin zasohotse nta n'imwe irubakika nk'uko uyu mushinga wubakitse. Rero njye nabagira inama yo gushora imari. Ufite imari ashore, agira aho ava n'aho agera, kubera yuko umushinga wa Quantum Wallet uzagira abantu kiza, ugira abantu hindurira ubuzima, ugira ahantu ukura abantu n'ahandi ubageza. Rero murakoze cyane. Iyi yari inama y'abantu nabonaga bagenda baca abandi intege yo kubabwira ngo nimurekere aho ngaho, mureke kugomeza gusaza abantu, mutuze. Ntabwo umuntu ashobora gufata imbunda ngo azishyire kuri noza ari nk'ibikinisho gusa gutyo gusa, ari ibintu biri aho ngaho nk'uko mwabonye bariya bagabo bahagaze hariya ngo bakore biriya, ari ibintu biri aho ngaho. Yatangiwe testimonies z'uko yabaye audited n'ibigo bishinzwe kugenzura amakoyini afite agaciro. Ngira ngo rero kugeza aka kanya review kuri twebwe cyangwa se uko twe tubibona, nuko iyi koyini ba nyirayo bayikoreye imibare ikomeye cyane, kandi bayikorera imibare ituma umuntu wese ubishoboye agomba kuyitunga mu gihe gishoboka. Noneho ikindi gihe ikazaba ariko inihindura amateka, iba game changer, kuko uyu munsi iyo ukurikiranye amakoyini menshi cyane yatunzwe n'abantu akagira agaciro, usanga community nyinshi abenshi batazitunze, cyangwa se abenshi bakayimenya yabaye ku rwego ruhenze cyane, noneho ugasanga ibitunzwe n'abantu bake. Ariko iyi ngiyi bayitanzemo favor iyo kuvuga ngo umuntu wese ushaka kuyitunga ayitunge, then aholding ategereze. So ngira ngo ibyagiye biyikorerwaho byinshi ubona ko ni amatest, ari buriya buryo twayibonye izamuka muri ecosystem yayo, ikaboostinga ikajya boosting izamuka yari amatest, kandi ayo matest ubona ko yabaye successful. So wenda ku ba traders bo hari uburyo nabo bari kubikurikirana babizi. ATU aho iri hose uyu munsi, yaba iri kuri cheap price yaba iri kuri high price, hose iri muri move. Ni ukuvuga ngo abantu bayifitiye inyota, barayishaka. Ikizavuga ko coin rero yaba idafite agaciro ni uko abantu bayijugunya, barayirekura, bakora dump. Iyi coin nta dump yigeze ikorerwa, nta muntu wigeze ayibona ngo ayiteshe agaciro, ahubwo byose byakozwe bikiri muri test. Uyu munsi iyo ugiye igaragara muri systeme ko yabaye kuri Pancheck swap na swap, arizo ziswe ko ari amasoko ayigurisha.
It's not a game, it's a rich thing.